nk'uko babivuze ko hasigaye umwe niwo mukangwije ari we wari mushiki wa Sebatware Emmanuel. Reka rero nawe tumwakire nk'umuntu wareranwe nawe aduhe ubuhamya. Muraho neza. Uyu Sebatware Emmanuel nge twasigaranye turi babiri, asa nkaho ndera ndi muto cyane. Bigeze hajya mu kazi aransiga, ansezeranya ko ntagomba kugenda tutari kumwe. Bigeze aho mu kazi atashye, tujya muri korari, hari umuhimbye tugahimba indirimbo, ibintu byo kurimba ni ibintu nzi cyane. Turaririmba tugira ubuhe, bigeze biba ngombwa ko nge nshaka, ubwo nshakira mu Mutara wa Guma mu Ruhengeri. Bigeze aho azinaha, ariko ibyadutunguye ni uko agiye tutongeye kubonana. Twari duharukana igihe kinini, njya mubwira se wansuye wenda nkakubona, ati nzaza. Mwakira cumwe niho yampamagaye aramvugisha, ambwira se ubu nzakubonana, nzarinde mpfa tutabonanye, ngo humura ndi kugupangira, nzaguhamagara wenda duhure. Ese ko numva ngo ukora ibintu by'imirimo by'ubuhanzi n'iki byose, ko njye utanzamura nka mushiki wakuzi ko nanjye ibintu by'imiririmbire mbizi bimeze bite, ngo humura ndi buze kuzaguha gahunda. Ariko byabaye ngombwa ko twumva ko yavuye mu mubiri, kugira ngo nze kubyakira neza, niho nahise mfataho ndaza, ngeze nansanga niko byagenze. Ubwo rero twabanye neza, arandera nka mushiki we, ariko agiye ntongeye kumubona isura, usibye ko yanyorezaga amafoto gusa. Imana mwakire mu bayo. Umubyeyi Sebatware, Imana mwakire mu bayo. Reka dukomeze mu mwanya w'ubuhamya. Tugiye kwakira umutantine wabanaga n'abana, uko byateguwe nk'uko bari butanga ubuhamya, nabo baze batanga ubuhamya. Ariko uko bo bari buze kuba benshi, baragerageza gukoresha iminota mikeya. Haraza tantine na bamwe mu bo ku ishuri biganaga n'aba bana n'ababarera ku ishuri, nabo baze batanga ubuhamya mu gihe gitoya. Yesu ashimwe. Mbere yo kugira icyo mvuga, ndahagana nabo twarakoranye. Nguku niko twarokotse umuriro. Naba nakundaga Bureze Blessing Brian, twari turyamye n'amahoro. Saa 10 ubwo twumvishe ikintu giturika, niruka mfata uyu nguyu ko ariho twararanaga. Ariko njya kugera kuri uyu nguyu yahamagaraga, abana bahamagaraga mudogo wabo ati mudogo dutabare. Ariko ikintu cyaje kubaho gena, kuko nawe mbonye ko nyize umuriro aho naciye, navuga ati reka nange uyu mwana njye nishake ngumemo. Yaje Imana yadutabaye, abahungu twabanaga baza kwica urugi rw'imbere, nirukankana uyu mwana, banasohotse ari amahoro. Ariko abana nta kibazo nifitanye nabo, n'abana akundaga. Bureze Blessing niyo nguyu nsigaranye Imana nareraga, nemanye nabo umwaka wose, nta kibazo mfitanye nabo, kandi nzahora mbakunda. Yesu ashimwe. Natwe ntitwabura gushima Imana ubwo twari mu nkongi y'umuriro. Inkongi y'umuriro yatangiye saa 10, numva ikintu kiraturitse. Gituritse biba ngombwa uyu musista nta twari twaraye kumwe, aza ari kunyirukira asanga ngiye waho ndi, kuko ni umuriro gwabaye mwinshi. Biba ngombwa yuko umuzamu wari uri hanze niwe wabashije kudukingurira. Kubw'amahirwe n'ubwo abana bapfuye bari kwakura mudogo dutabare, natwe ubwacu aho twari turi
ntabwo twari kubona aho tunyura usibye Imana yahabaye, kandi icyo dushimiye Imana ni uko itemeye yuko bose bagenda, ikadusigira umwana w'umuhungu Brian. Murakoze. reka abo ku ishuri ry'abana nabo nimba bahageze tubaha umwanya kugira ngo baze tubaha umwanya nabo gutanga ubuhamya mu gihe gitoya. Ababyeyi, abarezi, mwigire hino. Yesu ashimwe. Yesu nashimwe. Imana yadusabye ibintu bikomeye ngo mu bibi no mu byiza dushime. Ni ikintu gikomeye cyane kuri twebwe, ariko nk'uko tubisabwa n'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya, haleluya. Turi hano nk'ababyeyi barera abana ku ishuri aho abana bigaga, turahari nk'abayobozi. Turababaye mu cyumweru kimwe kuba wari uri kumwe n'abana. Abana mu munota nko guhumbya ngo baragiye. Twababaye cyane. Aba bana twari tumaranye igihe tubarera kimwe n'abandi bana bo ku ishuri, bari abana beza cyane. Byatugoye, bari abana b'urugwiro, bari abana badatambuka ku muntu batamushuhuje, kuko barabitojwe ku ishuri. Umutoya we rwose buri saa sita twagombaga kuba turi kumwe mu biro kimwe n'abandi bana. Byatugoye nk'ikigo, byatugoye ni mu kiruhuko ukuntu tuzabwira bagenzi babo ngo abana barapfuye. Ntabwo abagenzi babo bashoboye kuza kubaherekeza kubera badahari, ari mu kiruhuko. Twababaye mu byumve, twabuze abana beza. Bureze iki kiruhuko cyarangiye yabaye wa gatatu. Mushiki muto yabonye angahe? 91. Umutoya yabonye amanota 91 n'ibice 8 muri Gasabo. Bari abana twari twitezeho ejo hazaza ko bazaduserukira mu gihugu mu manota ya leta, bakabona amashuri meza tukishima natwe. Twababaye. Aba ni ababyeyi nabo barerera ku kigo, aba ni abari babigishaga abana. Twababaye. Sinzi ariko ijuru ryonyine ryakira aba bana ribatuza heza. Murakoze. Hari umwarimu wavugaho ikindi yatubwira? Murakoze. Ndi mwarimu wa hafi wa Bureze mu mwaka wa 5. Ni ibintu bigoye kwakira
cyane cyane ku ruhande rw'abana biganaga. Yari umwe mu isibo yabo, yari umuyobozi wabo, akabafasha mu myidagaduro, akaba yari afite ubwitange bukomeye kandi akaba ari umwana utuje, ariko nk'uko ingorane zidaturuka ku Mana zibaho kugira ngo umugambi wawe ugerweho. Murakoze. icyo twavuga turabwira mama Blaise ngo nakomere. Mama Blaise komera, komera, komera. Mu ijuru hari Imana ifite gahunda ya buri muntu mu ntoki zayo. Komera kandi hashimwe Yesu wazigamye n'uriya mutoya, kuko umwanzi yari yagambiriye kumaraho umuryango. Icyo nacyo tubishimira Imana. Turahari nk'umuryango wa Trinite. Komera, komera. Uko babaye twababaye, twababaranye. Turahari mu kanya turakureba. Abarezi barakoze. Reka twakire umukozi wakoranaga na umwe mu bakozi uhagarariye abandi, wakoranye na Sebatware igihe kirekire. Tumwemerere nawe aza atanga ubuhamya. Nabonye hari abari kunyandikira ngo bakeneye nabo gutanga ubuhamya, ariko tuvuze ubuhamya twatinda aha, turakoresha gahunda twateguye. Reka rero twakire Clement, umukozi wabanye igihe kirekire na Sebatware mu kazi, nawe aze atanga ubuhamya. Murakoze. Mwihangane. Mu by'ukuri uyu munsi ntacyo umuntu yavuga, ni umubabaro. Munatekereje ibi byabaye, kubyakira biragoye. Nitwa Byiringiro Clement, ndi umwe mu bakozi ba Sebatware Emmanuel twakoranaga. Deja twari tumaze igihe kinini cyane dukorana, kuva yatangira imirimo yagutse y'amakampani n'indi mirimo igiye izamutse, twagiye dukorana. Ngenda mpabwa inshingano zitandukanye mu kazi, ari njyewe ari n'abandi bakozi bose twakoranaga neza cyane. Yari umubosi ariko n'ubundi yari umubyeyi, kubera ko nta muntu yirengagizaga, ntabwo yitwazaga wenda ubuyobozi afite. Cyangwa se amafaranga afite, uwo ari we wese yamwakiraga akamwubaha, yubahaga cyane. Ntabwo yagiraga amagambo menshi, ubonaga ari umuntu wicecekeye. Kubyakira biragoye. Ndumva umukozi wese bakoranye babanye, ibi bintu kubyakira biragoye. Mu by'ukuri rero njye n'abandi bakozi bose twababaye, ariko nanone twihanganishije umuryango mugari. Rwose ni ikibazo gikomeye.